Igihe Pawulo avuga ko amategeko asohora muri Kristo kugira ngo gukiranuka kuboneke mu Baroma 10:4, yashaka kuvuga ko Yesu yaje gukuraho amategeko cyangwa se kuyatesha agaciro. Yesu ubwe muri Matayo 5:17 ukageza ku 18 agira ati, "Mwiteze ko naje gukuraho amategeko cyangwa se ibyahanuwe. Sinaje kuyakuraho ahubwo naje kuyasohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi byose bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa se agace kayo gatoya. Izo byose bizarangira." Ubwo rero Yesu avuga yuko ataje gukuraho amategeko kwizaho ijuru n'isi bizashirira. Amategeko akomeza kugira agaciro, nta cyahindutse kuri amategeko. Gusongirwa amagambo ya Pawulo bitwitse ku ijambo rimwe. Ijambo ry'ikigiriki risemurwa nk'ijambo iherezo ni ijambo terosi. Muzi ijambo teros ukomoka ku ijambo tero, bisobanura gutangira urugendo rwerekeza ahantu cyangwa se kujya ku ntego runaka. Bityo rero birasobanutse. Abaroma 10:4 Pawulo avuga yuko Yesu ari we aho hantu cyangwa se intego kugira ngo gukiranuka kuboneke. Mu mvugo yoroheje, amategeko yashyiriweho kutugaragariza ibyaha byacu. Pawulo adusobanura mu Roma 7:7 ati, "Icyakora simba namenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko." Iyo twitegereje amategeko aduhishura ibyaha byacu, ariko amategeko nta mbaraga afite zo kudukiza icyaha. Bityo rero atwigisa kuri Kristo kugira ngo tubone agakiza no gukiranuka. Bityo rero Yesu niwe ntego kugira ngo gukiranuka kuboneke ku wizera wese. Iyo amategeko aduhishura ibyaha byacu, dusanga Yesu twicuza ibyaha byacu. Ariko nitwatuye ibyaha byacu niwe kwizerwa, kandi icyano cyawe tubara ibyaha byacu niwe twezaho gukiranuka kwacu kose. Urwambere rwa Yohana 1:9. Bityo rero abasanga Yesu ashaka agakiza bemeranya na Pawulo muri aya magambo aboneka mu Roma 7:12 avuga ko amategeko ari ayera ndetse n'iteko ryose ari iryera, riracyanuka kandi ni ryiza. Mu gusoza igitabo cy'ibyahishuwe ibyacu 22:14 intumwa Yohana iravuga iti, "Hahirwa amesa imyenda yabo kugira ngo babashe kugera cya giti cy'ubugingo, ngo babashe kwinjira muri urwo rurembo rwera."